Mutabaruka na Kenisi aro bagiye bakatwetinga bakatuha amasura y'imbwa ku mbuga nkoranyambaga bakajya kudusesengura kuri radio. Ubwo ni ubukeba n'Sinabyaye iri muri iki kibuga cy'itangazamakuru. Iyo umuntu uri anonymous ku mbuga nkoranyambaga atuka igitangazamakuru bahanganye ku isoko akayikotinga ngari source officielle akajya kubisesengura, ikiba kirongeye mpita mfata nk'uwo munyamakuru muri case Mutabaruka na Kenisi aro bagiye bakatwetinga bakatuha amasura y'imbwa ku mbuga nkoranyambaga bakajya kudusesengura kuri radio. Ubwo ni ubukeba n'Sinabyaye iri muri iki kibuga cy'itangazamakuru. Wabikora kuko ejo bundi wenda sinanje ejo bundi twabonye Kete Radio n'igihe niko babikora bagenda bagahereza mikoro, usibye ko nabonye bitongeye nyuma ya kiragiye tubivugaho, sibyo hari ubwubahane tuba tugomba bahamikora abafana ngo bantuke baragiye bararegeranya bahamikoro babaha script ngo bantuke barapostinga kuri YouTube zabo igihe na Kigali Today ko hari ibintu umunyamakuru ayungurura ibyo rika ntabwo bari impanuka ibyo babyita gusubiza hasi umukeba. Nicyo aperi yakorera Reyo, nicyo arahiri yakorera Zamalek, ni ukuvuga ngo ni ubukeba bweruye nyine abantu bakuye ntavuga se ngo iki ntabwo bakishira nyine. Niba batishimiye iterambere rya SKFM bashaka kwisubiza hasi barabikora mu gitondo muri prime time abantu bose babyumva, prime time abantu bose babyumva. Nuko abantu beruye nyine niyo babikora wiki hituri inzego z'umutekano hituri RIB hituri RMS niyo tuzirengera twabikora wikize. Mutabaruka na Kenisi n'abanyamakuru bakuru gukotinga umuntu uri anonymous watutse abanyamakuru ukabisesengura utari ikiganiro cy'imikino biriya ni ukuvuga ngo ni ubukeba iterambere ry'ikiganiro ribangamiye Kenisi Mutabaruka ku buryo hari ahantu nta nkuru yari irimo, nta breaking news yari irimo, inkuru bayiremye ni inkuru washatse gusesengura kuko wabiteguye wenda sinya yafata iri account yakoze biranyifata nk'ari umwe muri bo kuko Desire umunyamakuru yakotinga source iri anonymous y'umuntu wo kuri internet watutse igitangazamakuru bahanganye ibintu bidafite n'akamaro ntakiri irasingura yo kubwira abanyarwanda ni hari yatugeze wakoze ubugoryi yabupostinze urabifatira ugiye kubira nge mfata ko iri post ari umwe muri bo anya dukwiye kubiha hari inzego wavuze ngo radio ngo imeze nka RTRM urugero cyane kandi ari umunyamakuru niba umuntu atinyuka akavuga iryo jambo abivugira imbere y'abayobozi n'amateka y'iyo radio mbi wari umunyamakuru ngo n'ubukeba n'ishyari wango ya ugatekereza kuvuga hazaza n'ibitari ibyo rero rwose ibi by'imbwa zimoka n'iki hazaza n'ibirenze oya ikibazo icyo nari cyane niba batigano cyashoboye kunanira abantu hari ibyiza batwitezeho wakoze ibintu ushoboye ukareka gusenya iby'abandi bubaka ntabwo baduteze abantu bazatwirukaho bibananire batwirutseho byaranze bazavuze neza hari ibigomba kandi n'abagabo bibashye muri societe n'abantu bakunzwe n'abantu ushaka kubakuriya ntibishoboka ushaka kujya kuba ku mbuga nkoranyambaga ava kuri radio ugiye ku mbuga nkoranyambaga period abagire muri mureba n'abanyarwanda niba ugiye kumera se nk'abo bose tubona ku ma YouTube na za TikTok gusura busigaranye iki uragenda ubikabwera ku muhanda ese mubeshye ndamuzima busanzwe ntamwemera ko yarengereye